komeza ugubwe neza cyane. Turi mu mujyi wa Gisenyi, muravugana na Gad uturuka muri GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri. Murabona iyi nyubako iraha tuje kuyigurisha ku mafaranga turaza kubabwira. Akisesinga ku mihanda ibiri, uwo mu rubavu rwayo n'uw'imbere wa kaburimbo. Hano hantu hafite ubuso 1046. Zoningi nziza ku buryo ushobora kuvugurura bigakunda, cyangwa ugashyira hasi z'inyubako ugashyiramo inyubako ushobora kwashyira. Hano hantu ushobora kwashyira sitasiyo, ushobora kwashyira amashuri bigakunda cyane, kuko ubwo buso ni ubuso bugari cyane. Iyi miryango ni 7 y'ubucuruzi, mu imbere harimo imiryango 4 ya residential kubamo, kandi akiyongeraho n'undi muryango umwe wa 5 nyiraho abamo. Karibu tubereke ubuso bw'imbere. Ni hagari cyane. Aha hantu ushobora kuhabyaza umusaruro bigakunda bitewe n'icyo ushaka kuhashyira. Murabona hano hantu inzu zirakomeye pe. Umuntu wubatse hano yagiye akoresha sima ikomeye. Izi nzu biragaragara nkaho zikuze, ariko dukurikije imivugurure yayo biroroshye cyane kuko ni amazu akomeye. Murabona ko nta hantu na hamwe higeze hapasuka. Babwiye kiri residential gituwe, murebe ukuntu hameze. Kuvuga iby'abajuraho hano porotayi bahashyize harakomeye cyane, harakomeye ku buryo nta hantu wanyura. Murabona hano umuryango wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, hano hose hinjiza amafaranga. Tubibutsa ko aha hantu hinjiza amafaranga atari munsi ya 1 miliyoni n'igice. Murumva ko hinjiza amafaranga menshi cyane ku muntu waba uje kugura aha hantu. Urabona ukuntu hisanzuye. Bwa buso 1046 nibwo tukirimo. Muduhamagare kuri 078 387 Uratekereza ibiciro by'ahantu arangahe tugendeye ku bikorwa birimo? Aya mazu kuyasenya byo byakugora cyane. Icyakora ugiye kwashyira sitasiyo byakunda cyane, cyangwa ishuri. Nabwo ishuri ushobora kuyavugurura bitewe na modeli ushaka gukora. Aha hantu turahagurisha kuri 420,000. Mu gihe ufite ayo mafaranga mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ku mbuga zacu ni Gisenyi komisiyoneri. Ikindi mugane izo mbuga, mukore subscribe, follow, mukomeze mugubwe neza cyane. Ibihe byiza. Mwavuganaga n'uwitwa Gad uturuka muri GC Gisenyi komisiyoneri. Mukomeze mugubwe neza, ibihe byiza.